hari ikintu wifuza gukira, wifuza ko Imana yagukorera, ndagira ngo bikubere umwanya mwiza wo kwegera Imana no kuvugana nayo. Nyivuzeho ngeze ku cyo wifuza gukira, ugitindeho rwose, nta nakivuzeho wowe ukivugeho. Imana yacu iri hano hantu kandi ni Imana yumva ibyo isabwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bose bazaza aho iri, bazaza aho uri kuko wumva ibyo usabwa. Niwe watubwiye ngo nidushake tuzabona, dukomange turakingurirwa. Niwe waciriye abigishwa wa mugani wa mucamanza ukiranirwa, utita ku bantu ntiyite no ku Mana. Aravuga ngo ese ubwo yamanutse akaza gutabara umupfakazi kuko amurembeje, kuko amwishyuza igitondo n'umugoroba, data ntazarengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Abizera Imana baranasenga bagasuka ubuzima bwabo imbere y'Imana kuko bazi ko ari Imana ibasha kumva. Niki cyaba kiri mu buzima bwawe wifuza gukira, kirimo kigutandukanya no kugira neza kw'Imana? Niki kigutandukanya no kuba uw'Imana yari yarakugeneye kuba we? Niki gituma ubukristo bwawe bwaba bufite ipfunwe? Niki gitugu n'igitutu umwanzi Satani ashyize ku buzima bwawe gituma utabasha gukizwa neza? Niki gitugu umwanzi Satani ashyize ku buzima bwawe gituma umukorera kandi nta ngororano agira? Ndagira ngo dusuke ubuzima bwacu imbere y'Imana muri aka kanya. Uraboneka mwami w'abami, uri Imana iboneka. Waratubwiye ngo nitugushakana umwete tuzakubona. Mwami turagushaka uyu mugoroba. Twazamutse mu cyumba cyo hejuru aho ibintu byose bihindukira. Twazamutse mu cyumba cyo hejuru aho abanyantege nkeya bahinduka abanyembaraga. Twazamutse mu cyumba cyo hejuru aho umwuka usukwa ugasukwa ku bantu, ubuzima bugahinduka. Mwami turabizi ko atari kubw'imbaraga zacu n'amaboko yacu, niyo mpamvu twakwisunze, niyo mpamvu twaje ahuri, niyo mpamvu twagutabaje, kuko tuzi kuri Imana ishobora byose. Ndahindura ubusa ibicaniro by'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Ndambura imbaraga imirimo ye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umuriro wawe wake kuri iki gicaniro, umuriro wawe wake kuri iki gicaniro, umuriro wawe Mwami, umuriro wawe utembe ku buzima bwa buri mwana wawe wese uri hano, ucagagura ingoyi zose 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 ziboshye ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi yo gukiranirwa yamuboshye ikamutindaho nicagagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingoyi zo gukiranirwa, izo yagizemo uruhare n'izo atagizemo uruhare, uyu mwanya nizicagagurike. Ibyo yarazwe mu buryo azi n'ubwo atazi, uyu mwanya nizicagagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingoyi zo gukiranirwa ziboshye umuhungu wawe n'umukobwa wawe, zituma adahinduka ushaka kwabawe, uyu mwanya nizituragurike. Uyu mwanya umuriro wawe nuzitwike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuriro wawe ni wake hano hantu, gusigwa kwawe ni kube hano, gucagagura ingoyi, gusigwa kumukureho uburetwa amaranye igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agambira gukora icyiza, ikibi kikamutanga imbere. Uyu mwanya izo ngoyi nizicagagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu. Iyo migozi, ubwo buretwa umwe Satani yatwikirije ubuzima bwe yagambirira ntashobore, uyu mwanya izo ngoyi nizituragurike mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Inyota y'ubusambanyi nishire, inyota y'inzoga nishire, inyota y'itabi niranduke, inyota y'ikibi nicikagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingoyi z'ubuhehesi nizituragurike uyu mwanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro wawe n'umutandukanya n'ibibi umwanzi Satani yubatse mu buzima bwe, nubwo byaba bimaze imyaka. Reka uyu mwanya bituragurike, reka uyu mwanya bicike, izo ngoyi zicike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ramasandorobosheka, reka bohoke, habeho kubohoka, umuhungu wabohoke, umukobwa wabohoke mu izina rya Yesu. Ndavuguruza amagambo mabi yose yashyizwe ku buzima bwe akamugiraho impact, agahinduka icyo aya magambo yavugaga. Uyu mwanya aya magambo niyamburwa ubushobozi, wamuvumo niwamburwa ubushobozi, iryo tegeko nirikurwa ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo intwaro zose baciriye kuturwanya ntacyo zizadutwara, indimi zose zahagurukiye kutuburanya tuzazitsinda. Ndavuguruza indimi zatanze amategeko apfuye ku buzima
bwe ndavuguruza intwaro zose zacuriye kumurwanya zikamubuza gusingira iby'Imana imuvugaho, zikamubuza guhagarara muri gakondo ye, zikamubuza gusingira umunani we, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka iryo tegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwe ko atazubaka, ko atazashaka, ko atazatera imbere, uyu mwanya turarivuguruza kubw'ubutware n'ubushobozi waduhaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ramasandarabasheke, musige mwami w'aba, musige, reka habe gusigwa ku buzima bwe gutuma ingoyi zose zicikagurika. Yesu ko ari kera ni kuri na n'uyu munsi, ni kuri na n'uyu munsi waraserutse mu buzima bw'uwo muhungu wari wuzuye amadayimoni, ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza. Uhageze dayimoni zimuvamo, asubirana ubuzima bumeze neza. Ndavuguruza buri gitambo cyose cyatambwe ku buzima bwe kugira ngo atabo yagenewe kuba we, gusigwa ku buzima bwe ku buryo byamufashe igihe kirekire bitari bubasha kongera kumugumana, bitari bubasha kongera kumugumana. Muri uyu munsi, muri iri joro, nibirekura ubuzima bwe ntibyongere kubasha kumufata, nasigwe ahabwa imbaraga hejuru yabyo mu izina ryawe Yesu. Urabishoboye mwami w'aba, urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Birakoroheye mwami w'aba, birakoroheye, birakoroheye mwami w'aba. Ujya wohereza ijambo rimwe, ijambo rigakiza. Uyu mugoroba duhagaze muri ubwo butware, twohereza ijambo rimwe mu mago yacu, ku bagore bacu, ku bagabo bacu. Turababohoza igitugu umwe Satani abatwaje mu izina rya Yesu. Turabahoza urubyaro rwacu, abahungu bacu n'abakobwa bacu, turabakurayo aho umwe Satani abatindije mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'abahungu, ubuzima bw'abakobwa turabukurayo, turabukurayo. Barabiki Imana yabageneye, barabiki ijambo ry'Imana ribavugaho mu izina rya Yesu. Waratubwiye mwa ngo uzadukizanya n'imiryango yacu, ngo nitwizera gusa n'abo mu rugo iwacu barakira. Waratubwiye mwa ngo urubyaro rwacu ruzigishwa n'Uwiteka. Uri Imana y'amasezerano, ibyo uvuga urabikora, urabikora, urabikora. Itegeko ryatanzwe ku rubyaro rwe rikavuga ngo ntabwo bazagira ubwenge mu ishuri. Iryo tegeko mpagaze ndivuguruza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Igitwikiriza umwe Satani yatwikirije ubwenge bw'abahungu be, ubwenge bw'abakobwa be, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utaburasira. Uyu mwanya ndagikuraho mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira mwami ngo dufatamira ibitekerezwa byose tukabigomorora Kristo. Uyu mugoroba ndagomorora ibitekerezo by'abahungu n'abakobwa, ndabikugomororera. iby'uyu mubyeyi, abana be, ibitekerezo byabo ndabikurayo, ndabikurayo, ndabigomorora Kristo. Ibitekerezo by'umugore we, iby'umugabo we, iby'umuvandimwe we, ndabigomorora Kristo. Iby'ababyeyi be batatanyirijwe hirya no hino, ndabigomorora Kristo. Reka imbaraga zawe mwa, imbaraga zawe zimanukire gukora